ndagukunda nkashira numva ndagukunda baby, love you so much. Uyu mama si umugore wa Pastor Theogene Nzahuki ukomeje kugenda burwamenyo ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'imitoma y'akasamutwe yateraga umugabo w'umuhehesi ukomeye cyane nandetse ukomeje kugenda akora amabara hirya no hino ngo hawemo pase na Pastor Mutesi. Pastor Mutesi umugore wa mbere w'umupasiteri w'umunyamaboko ukomeye cyane hano muri iki gihugu cy'u Rwanda ngo akaba yarahaye mama si umugabo kamaze kumubera kasamutwe kuri iyi mihanda. Kandi Mutesi uramuzi mubajyanye n'amagambo meza aryohereye arimo isukari nyinshi n'uwa mbere. Pastor Mutesi nyuma yo kubona mama Sia Inzahuki akomeje kwibera mu bwigunge nta mugabo uri kumumara imbeho ko bura mutuba banyweye ibikimogi inzagwa zamayirunge nta byimbi by'ingo niko yaje kwigira inama akamushyira mu gatimu k'akagurupe kabo kacaga ibintu hirya no hino ngo dere yuko hari harimo abagabo bagiye batandukanye n'abapasiteri bakomeye n'abagore bagiye bakora izina mu idini rya ADEPR kugira ngo barebe ukuntu nawe bamushuka bakamugusha. Dere yuko mama si ari umugore umwe mu beza bavugaga muri no industry muri social media wari ufite uburanga buhebuje, dere yuko abagabo benshi n'abadiaspora bagendaga bamwifuza ariko mu kumubona kugira ngo bagire ukuntu bigenza bigakomeza kuba ingorabahizi. nibwo Pastor Mutesi yaje kuvuga ati uyu muntu ariko abantu ni ibicucu bakamuyoboka ingusho twamukubita yavaye niko kumushyira muri groupe irimo abizerwa ngo dere yuko hari harimo n'inshuti ze ndetse n'abavandimwe. niko guhita Pastor Mutesi amukubita ikigabo bita Steven cyari kimenyero mu buhehesi bukomeye cyane ariko kinafite n'umufungo kigenda gisasanyamo. Mama Asiye yaje kugwa muri uwo mufungo. Icyo kigabo ngari nabwo cyavaga mu Burayi kikaza kikamumenamo umufungo. Mama Asiye agakora massage bafata amavideo atazi ngo dere yuko abavandimwe ngo batumwaga ubutita kugira ngo uwo mugabo agire uko yigenza kuri mama Inzahuki, ariko mu kubona yuko ngo umugambo utarimo Imana yafashe ubu video gusa nakabanda yari yahagurutse. So guys, nkuko bimeze rero ni inkuru ziri kugenda zicicikana hirya no hino, na makuru amwe namwe muyo tuba twagiye tubashyikiriza dere yuko hanze hari saga nyinshi cyane. Hanze hari ibintu byinshi cyane biri kugenda bicicikana, hari za Pastor Claude, hari za Mutesi ubwabo ku giti cyabo, nandetse dere yuko izi nkuru ziri kugenda zizamo n'abandi bantu twizeraga kera batasiete tusi. Umuceri uko ugenda umeneka niko ibintu byinshi bigomba kugenda bijya hanze muri bano bakozi b'Imana, kubera ko insengero zarafunzwe nta handi hantu bakirira, barimo barakora udusaga kugira ngo barebe uko basigaza izina, ibindi byose wenda bikangirika kuko ibitaramo ibiterane ndetse n'insengero gufungurwa no kurya amaturo. Urabona ba pastor baremeye biyambura ubupastor bakora ibintu biteye ubwoba, nawe ubwawe ureba ukabona biteye inkeke. So uyu ni mama Sia ndetse benshi bamwe baravuga yuko video ze za sose ziri kugenda zicicikana hirya no hino, akavideo ni nkabona ndetse nkabagezaho. So kora subscribe and sharing, dukomeze. Nyuma y'iminsi myinshi maze nakora naje noneho umunsi ku munsi, dere ko no mu minsi iri imbere tugiye kujya mu cyunamo, nibwo nyuma yaho nibwo akazi kenshi gahari.